tugeze muri periyode abantu badakunda Yesu ahubwo bamufata nk'aho abagira idene, bakamusanga kenshi nk'abishyuza. Ni wowe wabivuze, bikore wigaragaze kuri Imana. Hari n'igihe umuntu usanga yigize inshege agahagarara imbere y'Imana akavuga ati nutabikora ni wowe uzabusebye. Tiko hari dayimoni yakavukire igituma umuntu akizwa ariko akabura kwishima ibyishimo by'agakiza. Ugasanga bene uwo muntu muri kumwe mu rusengero, niyo umukandagiye par accident ntagira parido, nta mutima w'imbabazi kuko arashaririwe, ntabwo araryoherwa n'uburyohe bw'agakiza. Wibisegura ukuri wizera urarutukuruta mu mubiri utizera. Bibiliya iravuga ngo igikire naho cyaba ari ikigenge kirarutwa n'umukene wubaha Imana. Ayo niyo maraso yanjye abatangiwe, aya ni amaraso yanjye. Bene data, iyo tuvuga amaraso, umuntu ujya amaraso agaciro n'umwe, ni umuntu uri kuyava. None nimumbwire niba y'inka avugurura iz'inka, aya Kristo yeza imitima y'abera ati. Ayo maraso niyasigwa ku mitima akomora inguma z'ibyaha akadukiza. Haleluya, haleluya. Tugire dutya dushimira Imana. Imana ishimwe ku bwa Kristo waneshereje igorigota. Ku bwacu nk'abantu ntabwo twari kuharenga. Nawe yaraharebye aravuga ngo niba bishoboka iki gikombe kindenge. Agaruye umutima yibuka ko nta wundi wahanesha, yemera kuba mu mwanya wacu, aravuga ngo bye kuba uko nshaka ahubwo biba uko data yabishatse. Uko yabishatse rero niko byagenze. Imana niyo yanesheje, Imana ishimwe. Ndagira ngo mbinginge tubumbure Bibiliya zacu turebe ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana. Ni igice cyaho cya 20, igice cyaho cya 20. Muraza kunyihanganira ndasoma nihuta, nse nusoma ahantu harehare ariko ndasoma nihuse. Turahera ku murongo waho wa mbere. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 20. Ndibwira ko abantu twahageze. Ni nimero y'urupapuro rw'116 mu isezerano rishya. Haravuze ngo kuwa mbere w'iminsi 7 mu rubungabungo hatarabona, Mariya Magadalena aza ku gituro asanga igitare gikuwe ku gituro. Arirukanka asanga Simoni Petero na wa mwigishwa wundi Yesu yakundaga. Arababwira ati bakuye umwami Yesu mu gituro kandi ntituzi aho bamushyize. Petero asohokana na wa mwigishwa wundi bajya ku gituro, bombi birukira icyarimwe, ariko wa mwigishwa asiga Petero abari ubanza kugera ku gituro. Arunama arungurukamo, abona imyenda y'ibitare ishyizwe hasi ariko ntiyinjiramo. Maze Simoni Petero nawe azamukurikiye yinjira mu gituro, abona imyenda y'ibitare ishyizwe hasi n'igitambaro cyari mu mutwe we kidashyizwe hamwe n'imyenda y'ibitare, ahubwo cyari kizinze kiri ukwacyo hirya. Nicyo cyatumye na wa mwigishwa wundi wabanje kugera ku gituro nawe yinjira. Abibonye yizera ibyo yabwiwe na wa mugore, kuko bari bataramenya ibyanditswe ko akwiriye kuzuka. Maze abigishwa basubirayo bajya iwabo. 11 haravuze ngo ariko Mariya yari ahagaze ku gituro arira. Akirira arunama arunguruka mu gituro, abona abamarayika 2 bambaye imyenda yera bicaye, umwe ku musego n'undi ku mirambizo aho intumbi ya Yesu yari yarashyizwe. Baramubaza bati mugore urarizwa n'iki? Arabasubiza ati nuko bakuyemo umwami wanjye, nanjye sinzi aho bamushyize. Amaze kuvuga atyo arakebuka abona Yesu ahagaze ariko ntiyamenya ko ari we. Yesu aramubaza ati mugore urarizwa n'iki? Urashaka nde? Yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba. Aramubwira ati mutware niba ari wowe umujyanye ahandi, mbwira aho umushyize nanjye mukureyo.
Yesu aramubwira ati Mariya, arahindukira amwitaba mu ruheburayo ati Rabuni, risobanurwa ngo databuja. Yesu aramubwira ati ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo njye kwa data, ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so, kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Mariya Magadalena aragenda abarira abigishwa inkuru ati nabonye umwami. Amen. Kandi abatekerereza ibyo yamubwiye. 19. Nuko kuri uwo munsi bugorobye ari wo wa mbere w'iminsi 7, abigishwa bari bateraniye mu nzu, inzugi zikinze kuko batinyaga Abayuda. Yesu araza ahagarara hagati yabo, arababwira ati amahoro abe muri mwe. Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza bye n'urubavu rwe. Abigishwa babonye umwami baranezerwa. Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwe. Uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Amaze kuvuga atyo abahumekeraho ati nimwakire umwuka wera. Amen. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Reka mbasabe tubumbe Bibiliya tuganire ku ijambo ry'Imana. Abantu tutaziranye, nitwa Anicet niyo mugabo, ndi umukristo barizwa muri paruwase ubuni ya Gasabo ku itorero rya Remera. Imana ishimwe. Tunejejwe n'Imana itwemereye kuba muri aya materaniro, by'umwihariko n'abashumba bacu babyemeye ko tuganira namwe mu byemeye. Imana iduhana umugisha. Ndagira ngo twibukiranye uko abizera tungana n'iminsi ishize, bamwe bakijijwe bamwe babatijwe. Ntabwo twajyaga kuganira mbabwira ibyo kwizera n'urupfu n'umuzuko wa Kristo, ariko ndagira ngo mbisegureho nanababwira ngo nta nindi nkuru iryoha nkabyo, nta yindi nkuru iryoha nkabyo. Noneho reka nongere mbibutse ko nta n'ikindi dukwiriye kuvuga kitari mu rupfu n'umuzuko wa Kristo, kuko ni naryo shingiro ry'itorero. Imana ishimwe. Iyo Yesu atazuka itorero ntiryajyaga kubaho. Hari umwana wanejeje, ntabwo yari atarakizwa, ubu ntabwo mfite amakuru ye kuko ntabwo ari mu Rwanda. Bari bansuye ari ku mugoroba, bansaba ko mbaganiriza ku byo bizera. Nta muntu njya mbureyiminga ku bijyanye no kwizera, kuko ndabizi ko urukundo rw'Imana ruhamagara uwo rushaka. Yesu yarabivuze aravuga ngo ntawe uza ahondi atarahejwe na data. Rero mbaganiriza ku myizerere yabo. Ntabwo ari abakristo n'abamizirima. Nyuma tugiye gufata amafunguro ndasenga. Umwe muri bo rero aba concentré cyane, aranyitegereza. Ndavuga nti Mana, iri funguro rihinduka umubiri wawe, iki cyo kunywa kiba amaraso. Umwana arasesemwa, arangije arandeba, ntiyavuga. Turarya, yewe n'ibiryo arabyanga, ahitamo gufata umugati n'icyayi. Mu gitondo turimo turaganira, ndongera nshimira Imana. Ndavuga ni reka tubanze dushimira Imana. Ndavuga n'ubu turazutse. Nibuka uburyo mu mashi bavuga kubyuka. Amashi iyo bavuze ngo mwaramutse baravuga ngo wazukire. Niba ari wazukire ako ngakomozaho ndi gusenga. Ndavuga ni natwe twazutse, kuko dushyizweyo, wabanye natwe, utugirira neza, ntiwemeye ko umwuka uhera. Ubwo umwuka utaheze hariho umugambi wawe Kristo muri twebwe. Ayo magambo arongera mukora ku mutima. Umwana arambwira ati ariko tonto reka nkubaze. Yamamagaye mu kizina cya kera, si ngombwa kukivuga. Arambwira ati ko ninjoro watubwiye ngo ibi biryo bihinduka umubiri wa Yesu, kavuga ngo nicyo tunywa kiba amaraso. Arambwira ngo ugize ibyago Yesu akongera agapfa wabigenza gute? Umwana bari kumwe nawe bahuje imyizerere aramureba aramubwira ngo ibyo Yesu arabimenyereye gupfa yakongera akazuka. Haleluya. Rero Yesu arabimenyereye yakongera akazuka. Uburyo ari fiyeri yabyo, yaravuze ngo unyizera naho yaba yarapfuye
azongera abeho. Imana ishimwe. Unyizera nawe yaba yarapfuye azongera kubaho. Rero dusomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Nk'uko bisanzwe abanditsi b'ubutumwa bwiza n'abandi banditsi bose hari inkuru bagiye bandika bazizi bazihagazeho, hari n'izo bagiye bababwira. Uyu Yohana yandika iyi operation yabereye ku mva ya Yesu, yayanditse ashingiye ku buhamya bwa Mariya Magadalena. Yesu yaramukijije acyaha abadayimoni muri we. Amaze kubacyaha, nta nubwo bari benshi cyane, nubwo nta badayimoni bake na benshi babaho, ariko bari 8. hari ahandi Yesu yageze baramubwira ati twe ntituri bo gusa, turi n'ingabo z'ikuzimu. Ntabwo mubyibuka muri Bibiliya? Acyashya abadayimoni, Mariya Magadalena yumva baye konveke gukurikira Yesu. Kandi Mariya Magadalena yari umugore w'igisonga cya Herode. Ntabwo burya yari umugore woroshye. Yavukaga mu Bagadare kandi bari basanzwe baroga. Abagadalene bari basanzwe baroga. Nimwibuka abadayimoni Yesu yohereje mu mugana w'ingurube, nabo bari abigadalene. Niba mujya musoma Bibiliya, bagiraga uburyo bakunda kuroga. Hanyuma Yesu ahuye na Mariya Magadalena ari umugore w'igisonga, amukiza babadayimoni. Ntabwo bari abadayimoni ba kamere gusa, bari banatsikamiye ibyishimo byo muri we. Aha iyo mageze numva nakwifuriza umuntu wese wakijijwe kubaho mu buzima bw'umunezero w'agakiza. Uzi ko hari dayimoni yakavukire igituma umuntu akizwa ariko akabura kwishima ibyishimo by'agakiza. Ugasanga bene uwo muntu muri kumwe mu rusengero, niyo umukandagiye par accident ntagira parido, nta mutima w'imbabazi kuko arashaririwe. Ntabwo araryoherwa n'uburyohe bw'agakiza. Umuntu waryohewe n'agakiza agira imbabazi zihuta. Imana ishimwe. Agira imbabazi zihuta kandi ururimi rwe ntiruhubuka kuvuga. Mariya Magadalena rero Yesu amukijije aravuga ngo nzaguhora inyuma. Agendana nawe, aba mu bagore bajyaga bitanga gukora imirimo y'amaboko mu itsinda cyangwa mu ntumwa za Yesu. Ntimugire ngo bari bakeya intumwa za Yesu, abantu bazi 12, ariko burya bari 70, bakagira na rubanda rubagenda inyuma. Mariya rero agira umuhamagaro wo kugendana na Yesu kugera no ku musaraba Igorigota. Nubwo Mariya atabambwe ariko yagiyeyo. Yageze Igorigota kandi mureke mbabwire, kumenya ko ari inyabihanga ukajyayo ujyanye umwami wawe wagukijije uzi neza ko atari bugaruke, iki ni igikorwa cy'ubutwari. Hari abantu bakunda kubwiriza bakavuga weakness side ya Petero, ngo Petero ngo yihakanye Yesu, ariko buretse yamwihakaniye ni mu rugo rw'imibabaro. Abandi se batamwihakanye bo bari barihe? Abataramwihakanye bo bari barihe? Hari igihe tujyaho kandi nyamara mureke mbabwire, ntabwo nciye iteka, ariko intege nkeya za Petero ni imbaraga nyinshi, ndetse nyinshi kuri bamwe hano. Yari yahageze kugeza ubwo abura n'inzira yinjirayo. Inkoni barazifite, ibiboko birahari. Yohana musabira inzira, aravuga ati nimumureke yinjire. Bamugezeho baramubwira ati mwari muri kumwe. Erega ntimugire ngo Petero yihakanye Yesu yanga gupfana nawe. Musome Bibiliya impamvu yihakanye Yesu nuko yari yaraye akase ugutwi kw'abandi, kandi abo yari yakase ugutwi nibo bari bafite ubutware mu rugo arimo. Navuga ngo twari kumwe n'inkota ye, baramubwira ati bazwi ibyo wakoze ku mugoroba. Petero abarebye aravuga ati ababire rero hakugira ngo ngwe mu biganza byabo, aravuga ati mushobora kuba munyibeshyeho. Ariko nyamara iyo baza kumubwira ati mwari kumwe na Yesu, atigeze acomora inkota, ariko avuga ati twari turi kumwe. Ariko ni mugoroba yari yaraye akoze agaskandari katamwemerera kwipresenta. Rero reka nihute sayo mateka ashaka kuvugaho. Mariya Magadalena abinkora mutima ya Yesu, abinkora mutima ya Yesu.
hari abantu bakunda Yesu bakamukundisha umutima. Tugeze muri periyode abantu badakunda Yesu ahubwo bamufata nk'aho abagira idene, bakamusanga kenshi nk'abishyuza. Ni wowe wabivuze, bikore wigaragaze kuri Imana. Hari n'igihe umuntu usanga yigize inshege agahagarara imbere y'Imana akavuga ati nutabikora ni wowe uzabusebye. Kuba Imana itabikora ntibiyisebya, no kubibikoze ntabwo ari byo bituma yitwa Imana. Itarabikora niyo, yanabikoze niyo. Imana nta kiyikanga, ntigira ubwoba, yitwa Uwiteka. Yabwiye Mose ngo jyayo, nugerayo babwire ngo nitwa ndiho. Mu yandi magambo ndi Uwiteka. Uwiteka bivuga Yahwe. Yahwe ni ukuvuga ngo singira iherezo, njyewe nahozeho. Mu magambo make, nahozeho ndi Uwiteka. Mu yandi magambo, abo bose baje nabo b'igitugu bose nari mpari bataraza, rero babyirukiye imbere yanjye mbareba. Nigeze naba ndi kumwe n'umuyobozi umwe, duhura n'umusaza umuzi wamwigishije mu ishuri. Umuyobozi arahagarara, kandi n'ukuri yari afite konvoye, yari aherekejwe ari umuntu w'umugabo ukomeye. Arahagarara, umusaza ari kugenda mu muhanda n'amaguru rwose. Twari tuvuye muri Gatsibo, uwo munsi ari umuganda, amunyuraho arangije aratubwira ati yaranyigishije. Ava mu modokari aragenda aramuhobera. Umusaza aramureba aramubwira ati harya sha urinde. Aramwibwira, amaze kumwibwira aramubwira ngo ni wowe ngo kagahungu. Ngo ari kubimubwira yambaye umwambaro buri muntu wese atinya, ariko akamureba akamubwira ati ndakuzi sha. Utiharya utiso aracyabaho. Mu Kinyarwanda utatinyuka kuvuga. Niki gitumye uyu musaza ari confida, amuzi ari gato, ahanagura ikimwira muri kontoni y'ishuri, agakabutura, ikirenge kitarajyamo na bodaboda, agikubira kwibuye. Amuzi kwitushe, hari abantu bibuka itushe ku kibaho, arabarimu bari danje bajyaga bagikubita abantu. Aramuzi, afata ikibaho akagihanaguza umuravumba. Noneho rero kuba ari mu munyacyubahiro ntibimubuza kumwibuka muri ya shusho ngo amubwire ngo amakuru sha. Yarabivugaga nkumva ubwoba buranyishe, ariko we nta kibazo afite. Kubera iki? Yabyirutse amureba. Niba umusaza nk'uwo adatinya icyubahiro cy'uwo kuko yamureze, Imana yakurebaga, Imana ihoraho, iyo yakubumbabumbye. Uwo musaza ntabwo azi matsiyeri zigize umuntu, ariko Imana yirazizi. Izi matsiyeri zigize umuntu, izi niba ari icyondo cy'inombe, izi niba ari ivumbi ryari ryumutse, izi niba yaratobesheje uducandwe, haba siyansi cyangwa histoire, haba na religion, ntibatubwira. Baravuga ngo yatobye icyondo. Ntituzi niba yarakoresheje amazi cyangwa amacandwe, ntabwo mbizi. Cyo kora wenda babizi bazambwire, ariko Imana izi matsiyeri zigize umuntu uko ziri, irazizi. Aho ngaho iyo mpageze ntangazwa n'imbabazi z'Imana zituma Kristo yemera kuba umuntu, zituma Yesu yemera kuba umuntu. Ubu na bamwe mubona b'abanyacyubahiro mu muhanda bagira ibibazonga, ku buryo nawe ushobora gushyira abagabo 10 ku murongo, ukamwereka we n'abandi ukamubwira tuhawe amahirwe yo guhitamo, hitamo waba nde muri aba. Hari abantu batahitamo kongera kubabo, hari abantu batahitamo kongera kubabo, batahitamo kuvukira aho bavukiye, batahitamo gukora ibyo bakora, batahitamo gutura aho batuye, ku buryo nabo ubwabo batari proud yuko ari bo. Ariko Yesu yemera kuba umuntu. Ariko itangaza kiragwira. Mariya Magadalena akunda Yesu. Nari mbivugiye kuki? Hari abantu bakunda Yesu byo mu mutima. Byo mu mutima. Yakoze mariage akunda Yesu. Mariage itabaye aramukunda. Yariye akunda Yesu.
atanariye akunda Yesu, ugasanga umuntu urukundo rwa Kristo rwaramuzonze. Kubera ibikomere byinshi abantu bagira ntabwo bamenya gukunda. Ariko niba hari ikintu kiryoha kuruta gutunga, urukundo rubamo. Burya urukundo ruryoha kuruta ubutunzi, kuko urukundo rwikorera ubutunzi rukagutegeka ubushyira. Urukundo rugutegeka kwikorera ibyo utunze ukabigaba, kubera urukundo ruraryoha. Amen. Urukundo ruraryoha. Mariya akunda Yesu, aravuga ngo warankijije. Iyo nibutse Yesu nkabona abantu bari ku mustari bajya gutora iswara, nkareba Yesu wahamagaye Abudurukarimu mu bantu benshi, twari benshi. Urukundo rwa Kristo, umunyashuramukazi yaravuze ngo ndamuvuze none urukundo rwe ruransabye, aravuga ngo nimumpembure n'amatapuwa mundamirisha inzabibu. Haleluya! Baramubwira ngo tubwire inkuru y'uwo mukunzi wawe, arababwira ngo areshya n'ibiti by'imyerezi i Lebanoni. Ibiti by'imyerezi ya Lebanoni ahantu yarahagaze neza ni munsi, hari hepfo nyine kwa Salomo, ni Gaza Strip, yarebaga imyerezi. Byari bivuze ngo igiti cyo ku musozi niyo kaba kakiri gushibuka gasumba n'ibirebire biri mu kibaya, areshya n'ibiti by'imyerezi i Lebanoni. Asati arabwaye ngo yaka nk'ikizuba zuba. None se uwo mwami umusatsi umeze ute? Aravuga ngo wera nk'ubwoya bw'intama zera. Amaboko Yesu aravuga ngo ameze nk'inyegamo z'amahema y'Ikedari. Ibirenge bye aravuga ngo ibirenge bimeze nk'agatebe k'izahabu gateretse ku nkingi za marimari. None se muko uwo muntu ijosi rye ubwo rimeze rite? Aravuga ngo rimeze nk'umunara wo kwa Dawidi bashyingura mu intwaro. Hari abantu bakunda Yesu. Abahese ngo ni umungeri uragirira mu misozi. Wanga umwami ugakunda umungeri, aravuga ngo dufite impamvu tumukunda, apfiriza aragiye. Aravuga ngo izaragiye arazipfira. Haleluya! Aravuga ngo umukunzi wanjye yanjyanye mu rugo rwe, ngo ibendera rye ryari hejuru yanjye, ngo ari rwo rukundo. Hari abantu bagira urukundo bakunda Yesu. Uyu mukobwa baramubwira ati wabaye umugore wa Salomo. Arababwira ngo kugira ngo mbe umugore wa Salomo nsenga ibigirwamana by'abagore be, naguma ndi imfubyi nkagumirwa, ariko nkagumana Imana ya Isiraheli. Burya nicyo cyatumye Salomo yandika igitabo cy'umubwiriza. Yari ari kwihana, yihanishijwe n'umunyashuramukazi. Abwira umuhungu we Rehobowamu ngo ngwino nkubwire. Aramubwira ngo burya byose ni ubusa. Ntiyarazi ko hari uwamubengana nabyo kuko atagira Imana. Arambwira ngo burya ni ubusa. Imana ishimwe, nta rukundo rwa Kristo ni ubusa. Imana ishimwe ko yaduhaye urukundo rwayo. Birigaramu yararuririmbye aravuga ngo warufata kandi ataziyo. Iriya ndirimbo yanditswe mu rurimi rw'igiheruri. Igiheruri abazi histoire bakunda kureba ku ikarita y'isi, baturanye n'igihugu bita Bestagoti, ntabwo kiba ku ikarita y'isi, cyakuweho muri koloni, gituranye n'ikindi cyitwa Johannesburg. Abize histoire murabizi Johannesburg n'Ubwongereza bwa none. Muri Ecosse aho rero tugira n'indirimbo zabo na 46 ivuga ngo njye imbere Mana isumba byose. Ni yabo nibo bayiririmbye. Rero Birigarama yandika nawe yayivuze mu giheruri, aravuga ngo buri muntu yanditse iby'urukundo rw'Imana. Ntabwo yavuze ngo twese tukabihuriraho, ahubwo akandika urwo yagiriwe nayo. Aravuga ngo hakama inyanja ariyo, rwo n'urukundo rw'Imana. Amen. Rwo n'urukundo rwa Kristo. Mariya Magadalena aravuga ngo sinzakuvaho. Ariko hari abantu bamaramaje ku mwami, hari abantu bamaramaje kubana na Yesu. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ishimwe. Kandi ndagira ngo mbabwire ko iki ni igikorwa umuntu akora akazarinda asaza aticujije. Kubana n'umwami usaza uticujije. Mariya Magadalena amugezeho rero asanga burya Yesu agira benshi.
asanga si we wenyine, ahasanga na Yohana. Uyu mwene Zebedayo, Yohana birasobanura ngo Imana yongeye kutugirira ubuntu. Muribuka ko ari izina Imana yahaye Zakariya ngo agenda ryite Yohana mwene Elizabeth, ntimubyibutse? Byari bivuze ngo Imana yongeye kutugirira ubuntu. Yohana rero nawe aba yasomye igitabo cy'ubuhanuzi bwa Yesaya, yumva Yohana umubwiriza arimo arabwiriza, arangije agira amatsiko yo kuzabona Yesu. Burya Yohana mwene Zebedayo yabanje kuba umwigishwa wa Yohana umubatiza. Muzasome Bibiliya iravuga ngo Yesu twigishe gusenga nk'uko Yohana yabyigishije abigishwa be, nawe yari afite abigishwa. Rero Yohana yakundaga ahantu hose bavuga Yesu, ariko aba kwa Yohana umubatiza ntibyamukijije urugomo. Nubundi yararugiraga, mwibuka agera i Samariya akavuga babimyaho kurara, akavuga ngo reka dukubita abanyamudugudu baduha icumbi. Yakobo aramubwira ati ntabwo byaba bihagije, reka tuhasenye cyangwa tuhatwike. Nicyo cyatumye Yesu abareba abita abana b'inkuba ko bagiraga uburakari buhutiraho. Uyu Yohana ntiyari yoroshye. Yesu yagiraga mu bigishwa 12, nukuri ntabwo ari ikinyoma ndimbi babwira. Yatoranyije muri 70-12 akora icyitwa discipleship, arabarera kugera ku rwego rw'igihagararo gikwiriye cy'umukristo abari batuma. Ariko abandi 58 bari bari trained ku buryo bizera nta rugomo, batuje. Muribuka Simoni w'umunyakorene yikorereye Yesu umusaraba, nta kwicuza nta kwivumbura, nawe yari mu bigishwa yakijwe mu gihe cya bwabukwe bw'Ikana ya Galilaya. Rero Yesu abonye Petero n'inkota, umurobyi ugenda n'inkota, abana na Yesu umwaka umwe 2, 3, ku buryo akatugutwi. Yesu aramubwira ngo inkota yisubize mu rwubati, uru rugamba si urw'umubiri, arongera arayibika. Yesu arabihanganira, ntimugire ngo Bandereya nibo bari boroshye, arabihanganira bose kugira ngo bazahure n'igihe cy'umuzuko we. Tujya tugora kamere, ugasanga umuntu ahari ufite amaraso nk'Ev.ANICET akoze mu ntambara, araforusa abantu kwemera ibyo yemera, hatari mu mwuka ntibikunda. Nukuri ntibikunda. Ibi bintu urihatiriza ukabyitsindagiramo, ukitoza kubyuka usenga nibature, ukavuga ati reka ndebe ko bikunda. Muri nibature ukabyuka bikanga, ugasanga nibature n'ubundi uri kwisinziriramo. Ku manywa ukavuga ati ntacyo, n'ubundi baririrwamo. Ukaza ku mugoroba ukavuga ati n'ubundi baraterana, ukabihatiriza. Iyo bitari mu mwuka ntibikunda, ntabwo bikunda. Rero Yesu yarabizi ko amwambuye inkota akayijugunya, arabizi ko n'ubundi Petero ni umucuzi, yakongera agacura indi. Yarayimurekeye aramubwira ati wowe nuhura n'umwuka uzayijugunyira, kuko nuyirekurira ntuzongera kuyikenera. Ntashobora kudufata ku gahato, arabizi ko kamere yawe irabicura. Arabizi neza ko ntabwo wowe ukora ibyaha, ahubwo uri icyaha. Ntabwo ashobora kuguhora icyo uri cyo, arakurindiriza igihe cy'umwuka. Rero Mariya asanga si we wenyine, akurindiriza igihe cy'umwuka. Mariya abonye atari we wenyine, aravuga ati ubwo atari nge gusa, rega hari ba Mariya benshi. Na Mariya nyina wa Mariko nawe yitwaga Mariya, ko Mariko nawe yahimbwe Yohana, wahimbwe Mariko nawe yitwaga Yohana. Bamwise Mariko kugira ngo bajye bavuga batandukanyije Mariya nyina wa ba Yohana nabande, ko bari Mariya nyina wa Yesu, Mariya mushiki wa Lazaro, Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Mariko. Bari benshi bitiranwa. Rero bamuhimba iryo zina kugira ngo babigendere. Ariko Mariya Magadalena abona si we wenyine, reka nihute, aravuga ngo nzabana na Yesu. Yesu atangira guca amarenga bishyira ya Pasika turi kwibuka. Atangira kubabwira ati hari igihe kizagera abisi ntibambone. Abigishwa bakagira ngo asanzwe yiheza n'ubundi akajya kurara ku musozi aho batareba. Ntimwibuka se ko byari bisanzwe? Ibyo ntibyabarebaga, ntibazakubona nyine. Hari n'igihe natwe tutakubona, ugacyajyana Yohana, Petero na Yakobo, twebwe ntituba tuzi muri mu biki, ariko nabo hari igihe baza batubwira ngo nabo wabiyufuye. Bakumva kuba batazamubona ni ibintu Yesu amenyereye gukora. Akababwira ati ariko mwebwe tuzahorana. Akababwira ati nyamara igihe kirageze kugira ngo nigendere, kuko ningumana namwe umufasha ntazaza. Bakumva umufasha se tumukeneye he, ko tubura umusoro ukadutuma kuroba ifi?
wakigumaniye natwe, ku buryo Petero bahurira ku musozi Elayono na Mose na Eliya, ahita ajya mu kirere cy'umubiri abwira Yesu ati ngewe ndababonye. Ariko Petero ni n'umuhanga kureba Mose atigeze abona, nta n'ifoto y'ihari, nta foto ye yari ihari, na Eliya ntabwo yari amuzi. Yarangiza akavuga ati mbonye Mose na Eliya, niba mwari muri kuganira none se mwigisha kuki barekuye bakagenda? Ko Eliya yari umuhanuzi w'umuriro, ko yadufasha muri departema yacu. Mose ko yari umunyembaraga, inkoni ye kwitoroshye. Iyo ureka tugaca ingando, imwe ikabi yawe, noneho indi kabi ya Mose n'indi kabi ya Eliya, ko bwami bwa Isiraheli bwaba bukomeye. Reka mbabwire, iyi government yari kubikomeye, iyi guverinoma yari kubitoroshye. Guverinoma irimo Mose n'inkoni ya Mose, hakabamo Eliya n'ururimi rwa Eliya n'ubuhanuzi bwe no gutegeka. Ariko muzi ko mujya mufata Eliya nk'umuntu woroshye, ngo kari akagabo, ngo kimwemwe, ngo kambara ubusa. Murakina n'umuhanuzi wabaye umutambyi, aba umucamanza, aba umuhanuzi n'umutware. Ariko umusozi ya Karumeli yatambye igitambo, ari umuhanuzi. Petero aravuga ati waretse tugaca ingando. Nimusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, Bibiliya iravuga ngo bari baje kubwira Yesu iby'imibabaro agiye guhura nayo i Yerusalemu. Already bamaze kumubwira ibimubaho, ntaramanuka ngo ajye i Getsemani, Petero azanye ibintu by'imiteto ngo reka duce ingando. Kandi Yesu arabizi ko munsi yaho hari Getsemani ku rutare, aho ibyuya bivanze n'amaraso biri buze. Ku bantu bize biology ibi tubyemeranye ko yari depression, yanabyaye stroke deja. Yari depression yo ku rwego ruteye ubwoba, kuko nta muntu uva amaraso adakomeretse. Ku ruhu rwacu akakinyuma gafite agafuniko, nta nubwo ariko kabamwe amaraso aba ku ruhu rundi rwa kabiri, kugira ngo umuntu abiri ibyuya bivanze n'amaraso, nuko umutima uba utakiri gutera, kugera ku rwego umubiri ubura amaraso ugatangira kwirwanaho, urekurayo ufite mu twengehu utuduhu tugize umubiri ugatangira kurekura. Bituruka mu mutima, abize biology mu mbere abahamye niko. Iyo umutima udakora neza, ikintu cya mbere, umunaniro ukabije cyangwa se umubabaro ukabije utera umuntu kubabara umubiri wose. Yesu yari abifite byombi, yari afite umunaniro utewe n'umubabaro, umunaniro uvanze n'umubabaro, kugeza ubwo areba ibyo. Niki cyatumye agera areba Gorigota, akabwira Imana ngo niki kikundekesheje? Ni ubuhamya bw'abari baherukanye nayo, bamusanze Elayono bakamubwira ngo data yakuretse, yagutanze, arabizemeye, urajya kubambwa. Nicyo cyamuteye umubabaro uteye ubwoba, kugira ngo ubuhanuzi busohore ko yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Kugira ngo ubuhanuzi busohore ko yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Ntabwo menyereye ibintu bya gisirikare, ndabyumva, nkunda n'amakuru yabyo. Ariko mureke mbabwire, bwa mbere bavuga ko icyemezo cy'umusirikare ariyo ntwaro y'ibanze. Icya kabiri, intego y'umusirikare niyo imukomeza. Icya gatatu ni amakuru. Icya kane ni intwaro. Burya intwaro iza ku mwanya wa kane, kuko kumva amakuru utagira icyemezo no kumenya amakuru nta ntego ntacyo bikumarira. Amakuru aza mu cyemezo kizima kandi mu ntego ihari, hanyuma umuntu akagira intwaro. Ariko Yesu yari afite intego yo kudukiza. Ndagira ngo mbabwire ko ntabwo nguye mwihangane, Yesu ntabwo ari umukirisitu, ntabwo Yesu yari akijijwe. Yesu ntabwo yari akijijwe. Yesu se yakijijwe iki?
na exactly asante papa. Yesu niwe mukiza kandi niwe Kristo. Amen. Biravuze ngo ashobora kwiprotectinga n'umusaraba ntawugeho. Ibyo ni ibintu byoroshye gucyaha kamere yo mu bantu. Yarirukanye abadayimoni n'uwo bazirikishaga iminyururu. Ibyo byari byoroshye guhamagara regiyo ni umubare nyine w'ingabo yaravuze, byari byoroshye kuza. Ariko arabizi ko uwo mubabaro nta hari buwikinge, ntaha wikinga. Umugabo witwa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam avuye kuraguza mu Bayahudi hirya, baramubwiye bamuhaye amasura abiri, baramubwira ati ariko utware n'aka kantu ujye wikinga icyo bita takbir ala illallah cyangwa se la ilaha illallah, wikinge kwitabyara ntibyarwe. Baramubwira ati kandi witonde, aya majini ntiyoroshye yanagukuramo umutima reka. Baramubwira ati jya ushaka ukuntu usoma iduwa ryirukana abadayimoni buri uko utekereje gusenga. Ahamagara uwitwa Abubakar na Omar, barabasuhaba, umwe yari umunya-Irani, undi yari umunya-Iraq. Bose bari muri Medi na Peresi. Arababwira ngo mujye musabira amahoro n'umugisha. Niho rituruka ngo intumwa y'Imana tuyisabiye amahoro n'umugisha. Yari ahangayikishijwe n'imbaraga zimuri inyuma, akajya yikinga buri gihe, ariko Kristo ntiyigeze agira aho yihisha. Umutima urababara, umutima urabyimba, areba Gorigota. Iyo tubwiriza, iyo dusenga, iyo dukora pasika, ngeze hafi na nasenge, abantu babitwara ko mu histoire. Ariko ibi bintu mube muretse kubitwara nk'amateka. Amateka ni igiki? Nahashize twibuka, sibyo? Ndagira ngo mbabwire ko rero urupfu n'umuzuko wa Kristo ntabwo ari ibyashize. Ntabwo ari ibyashize. Umuzuko wa Yesu uhoraho, duhora dupfana na Kristo tukazukana nawe. Ibi bintu mureke kubitwara nk'amateka. Amateka agira mize akibagirana, kandi ndagira ngo mbabwire ko iyo umuntu atarenga amateka ntabwo yubaka ibyo amateka yasenye. Ibyo bya Kristo rero ntitugomba kubirenga. Mwe kubitwara nk'amateka, ni ubuzima, ni imibereho, ni uburyo tugomba kubamo, ni kamere, niko duteye, nuko tugomba kugenda, niko turi. Yohana yabibwiye Abayefeso, abandikira urwa mbere, burya n'Abayefeso yandikiraga, arabwira ngo bakundwa, twebwe ubu turi abana b'Imana. Kuvuga ngo uri umwana, buri mwana wese anejejwe no guhamya ko ari umwana. Ariko reka nyina asubire inyuma mu makuru yo kubyara, avuga uburyo igise cyamuriye, avuga amakuru ya Tobari. Nabikubwira wumva kuvuka bije mwibinya. Twebwe tuvuga ngo turi abana b'Imana turabihamya, ariko twebwe Kristo watubyaye yibuka Nyabihanga, yibuka Gorigota, akavuga ngo nibyo nabavuye mu bise by'amaraso. Kubera icyo atari ibise by'amazi se kandi haraje amazi avanze n'amaraso? Uko itorero ryavutse niko n'umwana w'umuntu avuka biologically. Umuntu avuka kubw'amaraso, habanza amazi hagakurikira amaraso, niko umuntu avuka. Iyo umugore abyara haba icyo bita kuramukwa. Amen. Kori kabanza igafunguka, hakaza imigendo. Kori idafungutse ntubyara, biragorana, ubwo ni cesarienne. Bajya bababarira bakababwira ngo ageze kuri kangahe karindwi, nakikise nakakore. Ndabizi, rega nize biology, ndabizi, nayizeho, narayivumbye, yo ndayizi. Umuntu naramwize, icyo ntize ni kamere ye. Icyo ntize ni kamere ye, kuko nawe aritungura, ariko imiterere y'umuntu iyo kora ifungutse hameneka isuha, amazi akaza, hanyuma nyuma y'amazi amaraso akaza. Amaraso azana n'umwana. Yesu yarabihamije, na Pawulo arabyandikisha, aravuga ngo hatabayeho kumeneka kw'amaraso ntihariho kubabarirwa ibyaha.
iyo umuntu ari proud akavuga ngo njyewe ngo Anicet niyo mugabo ndi mwene Habiyaremye Jacques, ubu uri proud. Mama wawe se yitwa Adriya. Ngahita nsubira inyuma ku itariki enye z'ukwa kabiri mwaka washize kera, we akabyibuka. Hari kuwa gatatu saa 5 z'amanywa, ku gipande njya mbibona yabyajwe n'umuganga w'inshuti yanjye, ubu n'umukecuru ugeze mu zabukuru yitwa Dorosera. Ni inshuti yanjye cyane, nkunda kumuganiriza mvuka. Dorosera niwe wanteruye ndagahinja. Ni nawe wampaye amateka yaho niyo mugabo ryaturutse, Habiyaremye n'ibindi. Ntago byari byoroheje, ariko amakuru yo kubyara na burya amenywa n'uwasunitse igise. Muganga niyo yaba ari umubyeyi ubyaye abana 12, umutakira imbere ntiyumva umubabaro wawe akakubwira uti funga umwuka usunike. Ibyo ntibimureba, urwe yararusoje. Uwo ni umubabaro personnel, nta ugufasha kuwubabara. Yesu ari mu gashyamba ka Getsemane areba Gorigota. Ni umusore w'imyaka 33, areba Gorigota agiye kubambwaho yambaye ubusa buri. Amakuru arashushanya akanandika agashyiraho, kuko mbonezamubano ntiyemera ibyo bice ku karubanda. Bakamwambika urubinda ariko nta rwari ruriho. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ntiyitaye ku isoni z'umusaraba. Icyo nicyo cyiswe isoni z'umusaraba. Aravuga ngo kubw'ibyishimo byari bimushyizwe imbere. Amaze guhamagara abagabo, abokipa imyaka 3, ntawe usubira mu rugo. Arabokipa imyaka 3 bagendana, babura ibyo kurya, barya amasaka. Arabokipa bagendana nawe. None bageze igihe ageze i Getsemani, bose bananirwa kuzamukayo. Bari bamaze iminsi bahagaritse umutima. Uyu munsi turi kwibuka nonaha nibwo Yesu yarebye abigishwa mu maso n'amarangamutima menshi, amanyura umugati. Aramanyura umugati. Haleluya! Kumanyura yamanyuraga umugati, abigishwa bakabona n'umugati. Yesu akabona n'inkoni yitwa iga iri komora uruhu ku mubiri bakurura. Aramanyura, asangira nabo, arababwira ngo uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe ku bwanyu. Bawurya batazi amakuru y'umubiri utanzwe. Ntabwo bari bazi ko biri mu icumu. Ikamba ry'amahwa ntibaritekereje, imisumari ntibayibutse. Bo bararya bagera ku rwego aterura n'igikombe, arababwira ngo aya ni amaraso yanjye abatangiwe. Lele hosanima edra. Aya niyo maraso, ayo niyo maraso yanjye abatangiwe. Aya ni amaraso yanjye. Bene data, iyo tuvuga amaraso, umuntu ujya amaraso agaciro n'umwe, ni umuntu uri kuyava. Niwe wenyine ujya amaraso agaciro. Naho abandi iyo ugeze mu muhanda amaraso yamenetse ugira ubwoba gusa, kumva hari ibintu urishisha. Ariko iyo uri kuyava ari ayawe kandi ukayava uri gupfa, nibwo umenya amaraso ni igiki. Yesu arayafata arabwira ngo aya ni amaraso yanjye. Kuko yabonaga buri buke ntibuze kwira, arababwira ngo mujye mubikora munyibuka. Mujye mubikora munyibuka. Nkunda amagambo Napoleon Bonaparte yavuze. Yari amaze gufata ubutegetsi, ari mu nzira yimukira mu bundi bwami yari yanyaze. Ahura n'umukristo ari gusenga mu muhanda. Baramubwira ngo va hano. Aravuga ati oya, Imana yambwiye kuhamara iminsi 3. Va hano. Aravuga ati ntabwo mpava. Bagaruka inyuma babwira Bonaparte, baramubwira ngo hari nta ntwara afite, icyakora ngo ari gusenga Yesu. Napoleon arababwira ngo nimunyure ku ruhande mwigendere kubwiza impamvu. Arababwira ngo twebwe dufata ingoma, dufata ubutegetsi, twamennye amaraso y'abandi.
ngo ariko Yesu ari gusenga kugira ngo afate ingoma yamennye amaraso ye. Kugira ngo yitwe umwami ntiyigeze amena amaraso y'abandi. Aravuga ngo twebwe nidupfa muzatwibagirwa hima abandi, ngo ariko we yarapfuye abaribwa agira imbaraga. Yarapfuye abaribwa agira imbaraga. Nimusoma Bibiliya yaravuze ngo ubupfu bw'Imana buruta ubwenge bw'abahanga. Kubera iki? Nuko umurambo wa Kristo, umubiri wa Yesu ugeze mu mabuye mu gituro nibwo ibitare byamenetse. Umubiri we gusa wakoze iby'imbaraga. Wakoze iby'imbaraga. Aravuga ngo mujye mumanyura umubiri mu gihe munyibuka. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Agera ku mugoroba wo kuwa gatanu. Icyo twebwe twita Pasika ni iki? Abantu benshi bafata Pasika nk'aho ari ukunyurwaho kumwe babisobanura. Ntabwo kunyurwaho ari Pasika yacu. Twebwe Yesu ntiyatunyuzeho. Iyo bavuga ngo Pasika ngo ni Paseo desi Pasova, ntabwo Yesu yapasinze ngo adusige. Mujya muzumva mu byiciro hari iyo bita Pasika, ni nayo iririyo, niyo y'ukuri. Iyo bavuga Pasika harimo iyo S ya sacrifice y'igitambo yo kwitanga kwa Kristo. Iyo bita Paka rero ni Pasika ariko y'igitambo cy'umuntu, ni igitambo cyatambwe n'amaboko y'umuntu. Iyo bita Easter mujya mwifurizanya mu Cyongereza, yo nta nubwo ari ukuri, yahimbwe n'umupadiri bitaga Beri w'umugiriki kugira ngo ayigereranye n'icyitwa Ashite, niyo means Easter. Twebwe iyo tubivuga mu Cyongereza tugira ngo iyo niyo Pasika. No, muri Egiputa yarababwiye ngo musiga amaraso ku nkomanyizo z'imiryango. Ese mwagize ngo umuryango ni iki? Umuryango ni umutima w'umuntu, kuko niwo unyurwamo kugira ngo ubuturo buturwemo. Amen. Niwo muryango musige amaraso. Dawidi we yaravuze ngo undeme mu ndi mutima mushya. Niki cyatuma uremwa mu mutima? Hari akantu njya nibuka ndagakunda nkavuga kenshi kuko kanezeza. Nigeze nakora mu ibagiro ahantu babagaga inka. Iyo inyama zararaga umuntu ashaka kuzigurisha nk'ibisanzwe babona ari nshyashya, yarazaga bamaze gucinja inka agatega amaraso. Yatega amaraso akajya kuri za nyama zaraye, ntimuzi ko zihinduka umweru. Zimwe zaraye agasigaho amaraso mashyashya, yasigaho amaraso mashyashya inyama zikongera zikaba nshya. Amaraso akavugurura inyama. None nimumbwire niba y'inka avugurura iz'inka, aya Kristo yeza imitima y'aberati. Ayo maraso niyasigwa ku mitima akomora inguma z'ibyaha akadukiza. Amen. Akadukiza. Ayo niyo maraso. Ayo niyo maraso. Niyo maraso atuma tuvuka tukitwa bizera, tukitwa abaKristo. Ayo na maraso. Yesu yarapfuye tubisikana na Yesu. Twari dupfuye. Bibiliya yavuze abantu mu buryo butandukanye. Sinzi niba kamujya mugatekereza ngo mwari mu isi mutagira Imana rurema, nta byiringiro by'ibizaba, turi abashyitsi n'abasuhuke ku masezerano. Aravuga ngo ariko noneho mwigijwe, mwagize ngo nimwe. Ntabwo ari mwe mwigijwe hafi n'amaraso. Abigijwe hafi n'amaraso ni ya miryango yasigaye hakurya ivuga ngo tubonye ubwatsi butoshye, ahubwo mwe mwisanga mu ijambo rivuga ngo namwe yarabazuye. Amaraso yari kukwigiza hafi, se wari uhari? Ntabwo twari duhari. Abari hafi n'abasengera igarizimu badaheruka i Yerusalemu mu rusengero aho intebe ya Mesiya iri. Abo bari hafi. Wowe se wabagayo? Baramubwiye ngo aha niho sogokuru Yakobo yashoraga imikumbi. Ibeshya uragira y'agatama uri umunyamahanga. Ntibareba ngo n'abasamariya bakumena umutwe. Mujye mubaza Patrick amakuru yabizemo, bariya bagabo ntiboroshye. N'uyu munsi agakiza muri Isiraheli ni 2%. AbaKristo ni 2%. Ngenza abantu bakizwa bakemera ko Yesu ari we Mesiya, bagakubitwa n'imiryango ikabaca arabo muri Isiraheli. Pawulo aravuga ati namwe mwari kure mwigijwe hafi. Yari ari kubwira abandi se n'Abayefeso bo hepfo aho ngaho n'Abanyapalestina mu nyanja ya Egeya, hirya aho kuri Egeya.
hafi n'ubundi niho hari ikirwa cya Patimo hakurya, ariko babwira ngo namwe mwigijwe hafi. Nta mugayo reka bigizwe hafi, barebaga Yerusalemu bakahabona, ariko se twebwe twarahabonaga? Nta n'irembo ryacu ryari rihari. Iyo tuvuga ngo Pasika n'isoni zawo, bwari uburyo bwo guhura n'abapfuye, kuko iyo atanyura ku musaraba ntiyari kugera mu rupfu. Kwemera gupfa kwari ukugira ngo ahure n'abari mu rupfu. Nicyo cyatumye haba iriya operation ndayikunda, ngo ibitare birameneka, ibituro birakinguka. Bibiliya ivuga amagambo meza ngo intumbi nyinshi z'abera ziboneka mu murwa wa Yerusalemu. Dore igitangaza, umugabo bari baherukanye muri ako kanya igorigota iburyo, uwo mugabo yahuye n'umuzuko atarabora, umubiri utarabora. Ahura n'umuzuko, ahita ahura n'umuzuko, ataraverisi Yerusalemu. Ntiyigeze akumbura iwabo. Umuzuko niyo waba warapfuye usize abana b'imfubyi, ntuzakumbura kujya kubarera. Mariya ngo ageze ku gituro asanga Yesu ntawe urimo, areba mu mva. Uzi ko hari abakristo bakimushakirayo, bakamurebera he? Mu mva. Tujya twumva abantu bari kudutoka ngo uriya ngo yarakijijwe ngo arenga umusaraba. Nutaharenga bizakubana ibibazo. Ku musaraba ni mu mibabaro, ugomba kurenga umusaraba ukagera mu mva, ukarenga imva, ukazukana nawe, ukarenga n'umuzuko, ukimana nawe ingoma. Hari abantu rero bagarukira ku musaraba ku wa gatanu, ariko mu rupfu bakavuga ati ibyo kubabarana nawe nta biriho. Bakavuga ati ibyo nta bihari. Kavuga ati ibyo by'urupfu n'umubabaro. Ubukode bw'i Kigali bwamukubita agahita abwira Yesu uti nawe urabizi ko ndi umuntu. Kandi bafite uburyo babisegura, bakamubwira uti nawe ari wowe ngewe. Ari wowe wese azigera aba wowe? Nawe ntuzigera uba we. Ngo nawe ngo urabizi ngo ko ndi umunyantege nkeya. Nkunda Imana rero nta jambo ritadutsinze. Yabwiye Gideyoni ngo genda uko zingana. Ntukore ibyazo, ahubwo mu nzira nkuyoboyemo wowe genda uko zigira zite zingana, nanjye ndakurwanirira. None se imbaraga Gideyoni yari afite zari iziki? Nizo gukubita abanyamediyani ibuye? Ko mubizi yigeze abatera ibuye? Ntiyanabavugirije induru. Zari izo kwirwana, hari gusekura ingano kugira ngo yirire umutsima. Yesu aramubwira ngo, marayika aramubwira ngo wa munyembaraga we, ndetse ugira n'ubutwari. Gideyoni aramubwira turibeshye, aramubwira ati nge ndi mwene Yowasi ndi n'umuhererezi. Nge ndi mwene Yowasi ndi n'umuhererezi. Arangije aramubwira ngo nibyo, ni wowe uri mu intsinzi y'Abisiraheli. Ngewe n'amaboko yanjye nta mbaraga mfite. Aramubwira ngo genda ukwiza ufite. Warangiza ngo Mana nawe urabizi. Irabizi nibyo, ariko se wowe uzi iki kuri yo? Mariya aravuga ngo umwami bamujyanye. Arebye mu mva aravuga ngo umwami bamujyanye. Iminsi 3 yari ishize atemerewe kujyayo kugira ngo aziririze imigenzo, ariko imigenzo iragatsindwa n'Imana. Imigenzo Imana izabarinde kuba abantu b'imihango gusa. Uzi ko bamaze iminsi 3 nta wemerewe kugera kumva ngo bari mu minsi mikuru. Mu minsi mikuru bapfushije. Ni minsi mikuru ya Pasika tugiyeyo twahumana, ntitwemerewe kureba intumbi, ntitureba umubembe, habe no kugera kumva. Umuntu wari wemerewe kureba intumbi n'umwe nawe ntakora umugenzo wera, yasoza akajya kujabika intoki, n'uwo baga yayipfushije ayifite mu nzu. Mariya Magadalena arabyuka, afata ibihumura neza, abipakira mu mufuka. Aravuga ati ndabizi ko Yesu yaturitse, yaraboze, ubaranuka. Ninjyayo gutyo gusa ntabwo nibuka umwami wanjye. Reka njyane ibihumura, ningerayo ndabiharambika, bituma umunuko wa Yesu utangeraho. Hari abantu baba bari mu makuba yo kwizera, bakajya badefanda ibyo babamo babeshya. Ugasanga arabivuga abeshya. Uterega ntabwo ari uko Imana itantabaye, ni njyewe wirangayeho narananiwe. Hari abantu basegura ibintu bagafata ibihumura
kugira ngo bajye guhishahisha umurambo wa Yesu bagira ngo yaraboze. Ndagira ngo mbabwire ko ni muzima. Yavuze ijambo nkunda, aravuga ngo muceceke ibi ntimubibwire abantu, umwana w'umuntu atarazuka. Noneho rero ubu yarazutse, ni mubivuge, niwe mwami wacu. Wibisegura ukuri wizera, urarutukuruta mu mubiri utizera. Bibiliya iravuga ngo igikire naho cyaba ari ikigenge kirarutwa n'umukene wubaha Imana. Ntabwo ari nge ni Bibiliya. Niba wumva ufite ijambo rya Kristo, genda uri proud y'uriwe, nta muntu gushima ngo abe wowe, nta n'ukugaya ngo ube we. Mariya arirukanka abwira Petero uti muraryamye, umwami bamujyanye. Petero akora kuri Yohana. Yohana n'urukundo rwinshi kandi aravuduka asiga Petero. Ahageze arunama arunguruka aravuga ati ntabwo mumva najyamo, uwamwishe sinzi, uwamujyanye sinzi ahari. Ahagarara ku ruhande. Petero nawe ahageze aravuga ati ubwo Yohana hahagaze ntawumfata, uwe yinjiramo. Noneho Petero yinjiye, Mariya Magadalena barahageze ngo bituma na wa mwigishwa abanje kugera ku gituro nawe yinjira. Siko twasomye. Noneho Petero agezemo, Mariya barahageze, Yohana nawe abarinjiye, babona imyenda, barangije aravuga ati ubu ngubu ntitwanamumenya, n'imyenda bayitandukanyije. Nubwo yari akazinze muri systeme sinyivugaho, abarangije bariruka baragenda. Mariya aravuga ati aba bagabo badatinze hano ngo bamfashe gushaka umubiri w'umwami kandi ari databuja, ubu bariruka bajya gukora iki? Mariya aravuga ati natinyaga ijoro ariko burakeye. Ahaguma wenyine. Aravuga ati ninjuze icyo yankoreye. Arahaguma. Mariya aguma kumva, ntiyajarajara ntiyakebaguza. Atumbira hamwe yarashinguriye, hamwe hari imyenda. Arareba imyenda, yibuka amateka ya Yesu. Areba imyenda yera, yibuka ya kanzu y'igitare uko yahindurirwaga ubwiza. Arayireba, agiye kubona hari umwenda umwe ku mutwe, undi ku maguru, hahindutse abamarayika. Ariko abantu ni igitangaza. Mariya yari amaramaje, ntibyamukora ku mutima, ntibyanamutera ubwoba. Baramubwira ngo mugore urarizwa n'iki? Aravuga ngo ndashaka umwami wanjye. Ntiyigeze ababaza ngo munyuze he kugira ngo mugeraho. Ntiyabibabajije, we yashakaga Yesu. Nimusoma Bibiliya baramubwiye ngo wowe witinya kuko urashaka Kristo w'i Nazareti. Baramubwira ngo ntabwo yapfuye, ni muzima. Nukuri Mariya yanze kugenda. Aravuga ati imyenda nayirebaga ku ruhande, sinzi aho muturutse, mushobora kuba rimwe mu mujyanye. Arababwira ngo ndashaka umwami wanjye. Kugeza ubwo Yesu amuturuka inyuma, aramubwira ngo mugore urarizwa n'iki? Mariya ntiyahindukira. Aramubwira ngo mutware. Bibiliya yavuze ngo yagize ngo ni nyiragashyamba. Aramubwira ngo mutware, niba ari wowe umujyanye mumpe nanjye mujyana ahandi. Nibyo yarapfuye ndabizi, apfa nararebaga igorigota, ariko intumbi ye iraruta kubana n'abantu benshi ntazahashyinguye. Aravuga ati nimuyimpe n'intumbi y'umwami wanjye, nta kibazo, niyo uwanjye nimuyimpe, niba ari wowe umujyanye yimpe. Yesu areba urukundo Mariya mukunda rumukora ku mutima. Aramubwira ati nanjye ndi intumbi, urashaka kujya kunshyingura ahandi ngo Yesu abumbura umunwa kugira ngo Mariya adaturika ngo avuze induru. Aramubwira ngo Mariya we, Mariya yumvishe ijwi rimuhamagaye. Ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru, habaye urya munsi mwiza uhebuje, abakijijwe bo mu isi bose ijwi rya Yesu Mariya araryumva. Aravuga ngo uwo ni we. Uyu mugoroba ngusabiye, nkwatuyeho kongera kumva ijwi rya Kristo. Gusabiye kongera kumva ijwi rya Yesu. Gusabiye kumva ijwi rya Yesu. Yubura amaso aramubwira ngo Rabuni we, databuja. Nariraga na ba Petero bavuye aha, kumba utakiri mumva. Aramubwira ngo ntunkoreho. Mariya yagiye kumuhobera, aramubwira ngo ntunkoreho, ntago ndajya kwa data ari we so. Genda ubabwire ko ngiye kwa data ari na we so.
Mariya ariruka arababwira ngo ndamubonye yazutse. Reka dusoreze aho n'ubundi bya Yesu ntibishira aramaza wenyine. Ntabwo bishira, ntabwo bijya bishira. Mariya aragenda arababwira ngo Yesu ntakiri mumva. Nuko kurushya ndabizi, ariko sinjye njyenyine, hari n'abandi bagutumye. Mbwirira uwo muri kumwe ngo ntakiri mumva. Ntacyo bitwaye, ntacyo bitwaye. Mubwire ngo yarazutse ni muzima. Erega ibyo byemere, hari igihe ubibwira utabihamya akabohokera muri izo. Ntabwo akiri mumva. Haleluya, yarazutse ni muzima. Mariya arababwira ngo ni muzima, yazutse. Si mu gitondo, si mu gitondo. Yesu arabareka saa sita. Uwambwira saa sita yari yagiye, arabareka saa 8, ariko nk'ubu yarariye. Arabareka saa 9, ariko bariye. Ubari hehe? Bibiliya iravuga ngo bugorobye batinya abayuda. Bugorobye batinya abayuda. Bibiliya iravuga ngo kandi n'inzugi zose zikinze kugira ngo abayuda batinjira. Bagiye kubona babona ahagaze muri bo. Dore ikintu cyambabaje rero. Kera Toma yari yasubiye iwabo. Nimusoma Bibiliya ngo Toma ntiyari ahari. Abandi ko batinya abayuda, ubu Toma ari gukora iki mu bayuda? Ubu Toma arakora iki mu by'ukuri? Mu yandi magambo, kugira ngo batamufata nabi, aragenda mu bayuda asa nabo. Ho twakurikiye se ko yapfuye, ho twakurikiye ko yapfuye, aho kugira ngo ncumure ku bayuda arongera taraverisi iwabo. Toma ntimugire ngo yari yoroshye, yari afite impanga, kuko n'ubundi nicyo gisobanuro cya Toma, bivuga didumo cyangwa twins. Nicyo cyatumaga bamwita Toma. Abantu bazi ngo Toma n'umuhakanyi. Oya, arongera arirukanka. Noneho inkuru yamamaye ko Yesu yabonetse, Toma aza yiruka. Toma garuka yiruka. Ahageze nkunda Yesu, asanga Yesu aracyahari. Baramubwira ngo dore Yesu. Toma aravuga ati barababeshye. Yesu aravuga ati reka ndebe. Yesu agira atya, amwereka ibiganza, aravuga ati hoya hari ahandi nzi n'urubavu rwaratobotse. Areba urubavu, Toma aravuga ati hoya, igezayo rugabiri. Areba ibirenge, aravuga ati hoya reka ndebe uruhanga. Abona n'inkamba ry'amahari rishushanyije. Toma aramubwira ngo ni wowe. Bibiliya yavuze ngo abereka inkovu. Ntabwo yavuze inkovu, ntaza kubeshya, ngo abereka ibiganza. N'ubundi nta nkovu z'iminsi 3 zibaho, byari ibisebe. Amaze kubereka ibiganza arababwira ngo amahoro abe muri mwe. Mu ntambara amahoro abe muri mwe. Mwasomye ijambo muri Yesaya rivuga ngo Yesu ni umwami w'amahoro. Mwasomye irindi rivuga se ngo sinaje kuzana amahoro mu isi, naje kuzana inkota. Wose umwami umwe. Biravuze ngo amahoro ntarwaniye sinyizera, nzayabaha nayaneshereje. Kuko amahoro avuye mu ntambara, avuye mu ntsinzi, atera ubwoba n'ababisha bawe. Amahoro avuye mu ntambara ahora kugira igihangange, ariko amahoro ataraye umurwanyi n'isazi ziyatumuka hejuru. Amahoro avuye mu nkota, avuye mu mibabaro ya Yesu. Bene data, nimuryoherwe n'agakiza. Ibi ngibi umuntu agira atya akadiha inyuma y'inzu ukabura ibitotsi, ntabwo biba ku mukiranutsi. Nukuri mbabwije ukuri, kiretse iyo wasuye iwanyu mu mubiri. Hari amahoro atuma umucuraguzi abyina ukagumana amahoro y'igorigota. Aya ntabwo ari ayo kudiha, si mu ibara rimwe ry'ihene, ntabwo ari ibara rimwe y'isake. No, ni amaraso ya Yesu. Ntabwo ari amagambo ya shobuja, yangane mbivuge nyo. Inteko y'umuco ntiyigeze bikuraho, ntihagire ubindenganyiriza. Keretse inteko y'umuco niterana ikatubwira ikibisimbura, ntabwo itegeko riba ryuzuye. Siko itegeko rivuga. Si amahoro aturuka mu bantu,
n'ay'inkota. Yesu gutanga amahoro yerekana ibiganza byari bivuze ngo nayapfiriye, narayacunguye. Nibyo byatumye babwira ngo uko data yantumye, uko data yantumye namwe niko mbatumye. Iri jambo muryumve neza, biravuze ngo uko data yantumye, aho nanyuze, uko bangize, icyo mpfiriye, intego nari mfite, naho ntaha, namwe niko mbatumye. Mugende mubabare nkanjye, mwihangane nkanjye, murwane nkanjye, mwitangira abandi nkanjye, noneho nimurangiza muzansanga kwa data. Arangije ku nshuro ya kabiri, Bibiliya yavuze ngo abahumekeraho, arababwira ngo nimwakire umwuka wera. Nta muntu n'umwe ujya wuzura umwuka wera atarahabwa umuzuko wa Kristo. Ibi twirirwa dusenga ngo ni kuri Pentekote ngo tubarambikaho ibiganza ngo vuga ururimi, hari no babwira ngo rurepete. Utarapfana na Yesu ngo kamere yawe inoge, ubu umuntu uri flexible, woroheje, ucishe make, ukigendera mu cyubahiro cyawe, umwuka ntaza. Kuko umwuka ashaka gukora ibyo yitirirwa. Genda gake, worohe, umutima utuje, ngo abahumekeraho. Hari abantu bazi ngo umwuka yaje ku munsi wa Pentekote. Simvuguruje ibyo twigisha. Umwuka haje ikiriri cy'umwuka. Bibiliya iravuga ngo ikiriri kibatungura kivuye mu ijuru. Ikiriri ni iki? Ni imyakuro. Icyo kinyarwanda murakizi, kwakura. Ni igihe uba wicaranye n'umuntu atagukozeho, ariko uzi ko hari. Kwa bigishwa bifungirana bari bazi ko umwuka hari, kuko yabahumekeye, haravuga ngo nimwakire umwuka wera. Yesu sarabeshya, si ijambo twasomye. Noneho umwuka gumana nabo rero. Yesu arigendera. Iminsi 10 ikoze, icyo umwuka yakoze ni ukubakura. Kubakura mujya mwumva nk'iyo ugiye kunyura ahantu hari inyamaswa ukumva umusatsi ubaye nk'uko uvuye ku mutwe. Biba bivuze ngo ni ikintu kiri muri kamere, kiri naturere, kikubwira ngo aho ugeze uhitondere. Iyo ni imyakuro buryo biri gukora. Ikiriri cy'umwuka rero nacyo cyo gikora, cyakura umubiri kikawubwira ngo wirebe iby'inaha, hita uhindukira. Nibyo rero abantu bita kuzuzwa. Ntabwo ariko kuzuzwa ni igihe tugira gutya, ntabwo ari ukuzuzwa. Uku ni ukwakura k'umwuka. Iyo umwuka kugize atya ntihongera kurangara, uhita uba concentre mu nzira z'umwuka. Nicyo yabakoreye ku munsi wa Pentekote. Yarabakebuye, aravuga ati hari ibintu mwatinyaga, hari amakuba mwari mutinya, arabakebura, bagize batya, ururimi rw'umwuka ruravuga, ubwoba bw'abayude batinyaga bakubita ikiryango. Petero aravuga ngo umwe mwishe mukamubamba. Shaka gusengana n'umuntu ushaka kwiyunga n'uwo mwami.